Now bamaye topic isa nk'igoranye ukuntu, ariko ndazi ko tuza kuyiganiraho. Nta bundi budasanzwe igoranyemo, ahubwo nuko abantu benshi batajya babivugaho, n'inyigisho zitajya zikunda gutangwa mu maeglise. Bambwira ko nza kwigisha bamaye no topic n'icyanditswe tugiye kwiganaho. Ndazi neza ko hamwe n'umwuka w'Imana, Imana iza kudufasha ubundi tukabyanderstandinga mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo amen. Abaheburayo 13:17. Ndashimira abavuye kuri church wanjye twagendanye. God bless you. Nabonye n'abari inyuma, Imana ibahe umugisha kuza kunshyigikira. Abaheburayo 13:17 nimba nabona icyanditswe kuri screen, ubundi tugasoma mu izina rya Yesu. Biravuze ngo dusome twese. Hano ni mujye Bibiliya, hano dufite iterambere mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amen. Murebe hano twagiye dusome 1 2 3. Igitangaza kirabaye mwizi ikigoroba. Abizi ikigoroba tuvuge ngo amen. Okay, twese abizi igitondo twagiye 1 2 3. Mwumvire ababayobora, mubagandukire, kuko aribo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazagira gute. This is very powerful. Nk'abazayi babazwa. Nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagira gute. Mu yandi magambo, kugononwa birashoboka muri uyu murimo. Akanajya ngo ariko icyanditswe nagikunze, reka twongeye dutangire. Mukanya turaje twiga, ubundi dusenge, ubundi dutarame. Mubwira mugenzi wangu tugiye gusenga mukanya. Bumutegura n'inzaza zano zaza mbasengesha by fire by power. Tuvuge cyane ngo amen. Twagiye 1 2 3. Mwumvire ababayobora, mubagandukire, kuko aribo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa. Akantu gakurikira karakomeye. Nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa, kuko kubikorana akangononwa kutagira icyo kumarira apana abakozi b'Imana. Mwebwe mugomba kubikorera. Tuvuge cyane ngo amen. Mu Cyongereza ntago bakoresha ijambo nk'abazayibazwa, cyangwa se ntago bakoresha, nimba nabona NKJV cyangwa se NLT version. Austin, are you there? Okay. NLT. Can I get NLT please? For those rulers of you. And be submissive. Nicyo bita submission cyangwa se submission, kuganduka. Obey. Nakunze kano kantu. Obey your spiritual what? Leaders. Mu Cyongereza cyiza barabiclarifyinga. Murabyumva ariko barabisobanura neza bikumvikana. Obey your spiritual leaders, not your bosses only. Apana bakoresha gusa, no. Ababyeyi b'umwuka, spiritual leaders, ababayobora mu buryo bw'umwuka. So biravuga ngo mubumvire. Hari umuntu ufite Bibiliya y'ijambo ry'Imana? Bibiliya ijambo ry'Imana, apana Bibiliya yera. Yes, iriho. Nakunza amagambo nkunda. Ni byiza iyo usoma Bibiliya gushaka amaversion atandukanye kugira ngo wumve context. Bakristo murabyumva? Mwarize ndabizi biba byiza kugira ngo wumve buri version, kugira ngo wumve uburyohe burimo. Ngo mwumvire ababayobora kandi mwemere kugengwa. Kugengwa, yes. Mbivuze neza? Mwemere kugira gute? Revera kaniko nashakaga. Donc mwemere kugengwa nabo, kuko aribo bashinzwe ubugingo. Wumva ikintu gikomeye hariya mu Kinyarwanda muri ko batakoresheje ubugingo. Bavuze ngo nk'abazabubazwa, nk'abazabazwa ubuzima bwayo. Ariko hano muri Bibiliya ya ijambo ry'Imana bakoresheje nk'ubugingo. Kuko aribo bashinzwe ubugingo bwayo. Mu yandi magambo, bafite responsibility ku buzima bwanyu bw'umwuka. Akantu murakumvishe? Ndebera mugenzi wawe musekere mubwiye ngo ugiye gufashwa mu izina rya Yesu. Ariko mufitanye ibibazo n'uwo muntu mwicaranye. Ariko abakristo musekere mubwiye ngo munyeganyeze, mubwiye ngo ugiye gufashwa mu izina rya Yesu.
mubwire barakuncungishije, ntuhaguruke, nturangare, ntujye muri telefone, ugiye gufashwa mu izina rya Yesu. Mwumvire ababayobora kandi mwemere kugengwa nabo, kuko aribo bashinzwe ubugingo bwanyu, bakazabubazwa n'Imana. Mwabonye ukuntu versions zitandukanye, bo bakoresheje nk'abazabubazwa, azifu bishobora kutazashoboka, ariko none hano baravuze ngo bazabubazwa n'itegeko kw'Imana rimwe izabicazwa ati ubugingo nagushize imbere, sobanurira wabukozeho iki. Mu yandi magambo, aba ba spiritual leaders, aba babyeyi mu mwuka, ndaza gukoresha ijambo ababyeyi mu mwuka cyane kugira bize kumvikana, aba batuyobora n'itegeko Imana izababaza abantu nagushize imbere, mbwira wabakoresheje iki, byagenze gute. Niyo mpamvu biri tubwiye nkatwe inshingano nyamukuru ngo tubumvire nk'abagenga ubuzima bwacu. Turi kimwe? Basoje bavuga kugira ngo mubumvire, kugira ngo babakorere. Wabonye ko bagomba kudukorera, babakorere bagize gute? Bishimye, batinuba. Mu yandi magambo, iyo wumvira ababyeyi mu mwuka, babikora banezerewe, bishimye. Mu yandi magambo, bibarinda kwinuba. Wumve, kuko babakoreye binuba, mwe nta kamaro byagira gute? Reka tugane ijambo ry'Imana rero. Komera Yesu amashyi menshi. Ariko nkunda ijambo ry'Imana mw'abantu mwe. Hari abantu bakunda ijambo ry'Imana bare bavuga ngo amen. Now, bama iyi topic nayikunze cyane, niki cyanditswe sinjye wagitekereje n'ubuyobozi bw'itorero. Uzi impamvu? Nuko ndajya mwese mukurikire please, ntihagire urangara, ndakoresha imita mikeya and then we pray. Itorero, umumaro w'itorero, iyo umukristo amaze gukizwa, reka ntangira aho ngaho. Iyo umukristo amaze gukizwa, hari urugendo agomba guhita kurikira. Urwo rugendo nitwo twita urugendo rwa transformation, nirwo twita urugendo rwo gusa na Kristo. Kwakira Kristo ntago biguhindura usa na Kristo, jamais. Ahubwo kwakira Kristo ni impano y'agakiza biba bikuzaniye, bikaguhesha impano y'ubugingo buhoraho tubonera muri Kristo Yesu, bikaguhesha identity nshyashya yo kwitwa umwana w'Imana, and then bikakwinjiza noneho muri maturity. Niyo mpamvu ndajya mukurikire neza, igihe Yesu yaramaze kubona inshuti ze cyangwa se abigishwa be, mbese inshuti kuko ajya kujya mu ijuru, yewe ngo ntimuri abigishwa banjye, ntimuri abagaragu banjye, ahubwo muri inshuti zanjye. So mu yandi magambo, bakoranye urugendo rw'imyaka 3 n'igice. Icyo Yesu yakoraga nta kindi, yabahaga ku mwuka we. Icyo yabakoraga, yabahaga imitekerezo ye, nicyo twita discipleship. Now, kugira ngo umukristo akure mu mwuka, ntago ukenera Imana gusa. Ukenera ko Imana igushyira under someone, ukenera ko Imana igushyira munsi y'umuntu runaka. Iyo nshingano yawe yo kuba munsi y'umuntu ni ukugira ngo umwumvire, kugira ngo akugaburire, agukuze. Kibijya bintangaza cyane, tuvuge cyane ngo amen. Nushaka uyivuge kuko ugiye gufashwa, vuga cyane ngo amen. Njya mbona uburyo abakristo badaha agaciro uyu murimo, njya mbona uburyo n'abantu b'isi nabo badaha agaciro uyu murimo. Ariko ndajya mbabwiza ukuri bene data, uyu ni umurimo w'agaciro. Uyu ni umuntu uha abandi bantu ubuzima. Uyu ni umurimo utuma abantu bendaga gupfa bongera bagasubizwamo ibyiringiro. Uyu ni umurimo utuma uwumvaga birangiye yagera mu nzu y'Imana akumva imbaraga zo kongera kubaho ziragarutse. Mu yandi magambo, nta kintu kibaho kiruta umumaro w'itorero. Tuvuge cyane ngo haleluya. Umurimo w'itorero ukora mu buryo spirituel, ugakora mu buryo bwa emotional cyangwa se bw'amarangamutima, ugakora no mu buryo bw'iterambere. Tuvuge cyane ngo haleluya. Reka babwire kandi, nta gihe na kimwe Imana ishobora kukugeza ahantu itarabanje kuhageza imitekerereze yawe. Imitekerereze yawe ihindukira, ntabwo ihindukira mu rugo, ihindukira mu nzu y'Imana. Uko ugenda wigishwa, uko ugenda uganirizwa, hari ibintu biba biri guhinduka. Uko bihinduka niko winjira mu cy'Imana yagize gute, yakugambiriyeho. Reka mbone yo kubwira aka kantu, kubera ibikomere biba mu matorero, kubera hari n'ukuntu n'abantu. Uyu mugoroba ndaza kuvuga ibintu bikomeye, munyihangane kubera ino topic ndabizi iri very sensitive, ariko nanone hari ikintu abakristo mugomba kumenya. Itorero ntago ari holy place.
itorero ntago ari ahantu hera. Muramurikira neza, hari kubera ibikomere biba muri church, kubera abantu baba muri church yankomerekeje. Uyu munsi dufite abantu batagiterana ngo no ngenza zansengera mu cyumbi wanje kandi Imana izazihansanga. Mama wahasengera ariko urakomeretse. Reka mbavuga akantu gakomeye, hari ibintu Imana itakora uri wenyine, Imana ikora abera bateranye. That's it. Paul aravuga ngo uko wa munsi urushaho kwegera ariko murushaho kugira gute? Ndababaza, kugira gute? Uyu munsi dufite abantu bivumbuye kumango no sinyishaka kujya mu baririmbyi no barankomereke, sinyishaka ngo ibintu byaca. Hari n'abandi ngenza zanza nicaranyo mfashwe n'indangiza mpita ngenda. Urakomeretse, uri muri emergency, uravirirana. Noneho kandi ubwo revera kandi ubwo akabikora agira ngo ari guhima abantu. None se reka nkweretse, igihe wahimanye wabonye umurimo wawe warasubiye inyuma cyangwa warazamutse? Reka mvuga aka kantu, nta muntu kamara mu nzu y'Imana. Umurimo n'uw'Imana, uhari umurimo wagenda, utanahari umurimo wagenda. Icyo ni ikintu ugomba, kuko hari umuntu wibeshya bati ngo no ngiye ndi inkingi ikomeye y'uriya rusengero. Umunsi wagiye nibwo uzamenya ko utari inkingi. Inkingi ni imwe, ni Kristo. Tuvuge ngo amen. Kuko ntanga gutya cyane, kuko bigenda gutya cyane, ngomba kwempoza. You are joking. Nago hano tuyoborwa na demokrasi. Murangurikira? Nano nago tuyoborwa nuko wabyutse. It's a spiritual thing. Ni ibintu by'ubumana, ni ibintu by'umwuka. Ndaza kuvuga ibintu bikomeye. Tuvuge cyane ngo amen. Tuzamuke cyane tuvuge ngo amen. So iki ni ikintu gikomeye buri mukristo wese agomba kwigishwa akagira understanding. Tuzamuke tuvuge ngo amen. Paul arabivuga ari gutoza itorero, ari kwigisha itorero, aravuga ngo mwumvire ababayobora, mubagandukire kuko nibo bazabazwa. Uzi impamvu? Iyo muri leadership iri spiritual nkingiyi hatakayemo ikintu cyitwa obedience cyangwa se kumvira cyangwa se submission, umukozi w'Imana akora umurimo w'Imana ari frustrated. Muzi ikintu ushaka kubereka? Reka mbahishurira akantu gakomeye. Maze imyaka mbwiriza ibi bintu, sibyo? Mu imbaraye mu nyumve neza. Revera, hari ikintu naje gusanga. Uyu munsi araba Kristo bakivuga ngo mbekera ko habagaho ibitangaza, kera ko twabonaga umuriro, kera byagenze gute? Iki kibazo niwo ugomba kukibaza ukanagishakira n'ugisubizo. Uzi impamvu? Iyo umuntu atabaye honored, iyo amavuta atubashwe, ntagatanga resulta. Dore ikintu cyabaye kubera gutakaza kumvira. Kuko ntago uba wumvira njyewe, no, uba wumvira iki Imana yansize. Reka mvuze ikintu gikomeye. Muzi ko Imana gutoranya abakozi bayo, igasiga abakozi bayo, ikabambika ubwiza n'izindi imbaraga, ntago ari kubw'inyungu zabo, ni kubw'inyungu z'abazabakurikira. Murangurikira? Kuko iyo umwaje akabwiriza agasengera abantu bagakira, imbaraga z'Imana zigakoreka, we nta kintu aba yunguka mu buryo bufatika. Ahubwo ikimuriho nicyo kiba kiri ku blessing abantu. Itorero ry'u Rwanda mugomba kwiga ibi bintu. I know I'm communicating to Foursquare, ariko hano ndi no kuvuga mu isi y'umwuka mu gihugu cyacu. Nimba hari ikintu itorero rigomba kongera kugaruka, nukongera guha agaciro abawe bayobora mu buryo bw'umwuka, nukongera guha agaciro abakozi b'Imana, nukongera kumvira no kubaha babandi wigiyeho. Uyu munsi dufite generation yakijijwe nyuma batazi by'amacacu. Uyu munsi nibo abantu bari kuvuga n'ababashumba b'uyu munsi. Hari abantu bahasorinze, hari abantu barwanye kugira bagiraho bagera. Just kuba baguhaye gatuti kamwe ukabwiriza ukumva amavuta yaje, ugatanya nta kintu bakivuga, ibintu uri gukina nabyo ntubizi. Uzi impamvu? Twatakaje ikintu bita ona, kumvira ab'Imana yasize. Niyo mpamvu mundebe ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Niyo mpamvu resulta z'amavuta y'ab'Imana yadushize imbere twazibuze. Ndakavuze baragusengera ariko nta gikoreka. Uzi impamvu? Iyo bagusengeye umutima wawe ushobora guca bugufi upfukamye, ariko umutima uhagaze nukuzuza umuhango gusa. Uzi impamvu? Ntaga ayo mavuta ashobora kuba yakora. I'm telling you.
maze ugaca bugufi nsengera. Mu bajya kumuvuga ba mbere niwe ujya kumuvuga. Njye mbona ameze gutya bimeze gutya, ukujya kumuvuga ukagaruka nsengera ntibishobora gukunda, ntibikunda. Ikibazo oya amashyi naje niteguye kaza kubura, ndabizi amina ziraza kubura, ariko muragomba kumva ibintu nk'itorero. Munyuve bwoko bw'Imana, itorero ry'u Rwanda tugomba kugaruka kuri uyu murongo wo kumvira abatuyobora mu buryo bw'umwuka. Atari ibyo we are dying. Atari ibyo nta resultat turi kubona. Uyu munsi abantu benshi bavuye mu rusengero, bamwe kubera iki, bamwe barasenga ntihagire ibisubizwa, abandi it's as if ikirere cyababaniyeho no kugira ngo usenge mu rugo gusa. Uzi impamvu? Warwanyije amavuta. Dawidi yigeze kubona opportunity yo kwica Sauli. Uzi ukuntu yavuze? Umuntu wamuhigaga ngo amwice, uwamuhigaga ngo amwice, abonye opportunity bati sinakora ku muntu wasizwe. Uzi impamvu? Wasizwe adiringana n'uwamusize. Rero ikintu giye kintangaza, utekereza ko kuba ugenda uvuga nabo umukozi w'Imana, iki Imana yamushyizeho kizamuvaho kubera amagambo yawe? You are joking. Uri gukina. Iki Imana yashyize ku mukozi kiraremereye, nawe ubwiwe kiramuruta. No mu mafuti ye Imana ishobora kuba yamuhagararaho. Nicyo cyabaye kuri Aroni na Miriam. Ntago mubyibuka? Batinyutse kuvuga Mose. Icyanangaje kuko Aroni nawe yari yaraswizwe ntacyo yabaye. Uzabaza ibyabaye Miriam. Komeza ujye wishinga abana. Bafise gutya, byageze gutya, byacitse. Niyo wamufatana ikizibiti birebe wikomereze. Si ibyaho byo kujudging. Ikibazo abakristo bo mu misi ya nyuma twabaye abantu bajudginga, nitwe bacamanza. Abakozi Imana byagenze gute? None uburyo mutuvuga nimumara kujya kumutuvuga kuriya, sibyo? Ariko nanye mbaboneyeho ni mujya mumara kutuvuga kuriya, none mujye mudusengera tubabera nkuko muri abera. Ako kakarumvikanye? Wowe kuko uri umwere ujye udusengera, Mana ubwete mugira umwere nko kuba nkanye. Reka mabwiza ukuri, duhagaze hano tukavuga ibintu mwaje kutwaturira umuriro wo kwaka, ariko ubonye icyanjye kimwe nzi ibyawe 50 birakunaniye kumbikira ibanga. Ndabohotse. Uzi impamvu? Shobora kuba mfite intege nke, umukozi Imana runakasha kuko ntago turi ferabeto, turi abantu. Ikibazo cyacu natwe abakozi Imana, hari ukuntu twitwara nkaho dutuye mu ijuru, tuba tuvuye mu ijuru. Ngewe simvuye mu ijuru, mvuye samuduha aho ntuye. Murankurikira? Hari ukuntu natwe twitwara marasopa uwaguso kiba. Ukumva no Mana uri umuntu. Hari ubuntu bw'Imana bwagutoranyije, hari umuhamagaro w'Imana ukuriho, ariko uri umuntu wakosa. Mbone no kugira inama ababene data bakoze Imana, tureka kwipresenta nkaho turi abanyamwuka cyane, turi bifejuru. No, we are human being. Turi abantu twakosa, twagira intege nke. Bakristo namwe nigihe kigeze ngo mumenye pastor si ferabeto n'umuntu. Uko wagwa niko nawe wamusanga nawe yaguye. Ikidutandukanyije niki? Ni bwa buntu bw'umuhamagara Imana yamuprashijeho. Kandi kuba yacitse intege ntibivuga ko ubwa buntu bumuvaho jamais. Oya nushaka ntuyakome ntacyo bitwaye. Ariko uyu mugoroba tugomba kwiga mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo haleluya. Bitangiye kuza tuzamuke tuvuge ngo haleluya. Reka mbabwize kuri bene data, nitutiga iki kintu church y'u Rwanda tuzahora dusafaringa kubera iki? Abahanuzi Imana igenda iduhagurutsa nitwe ba mbere tubiyicira. Igihe yes papa reka nkwereke, muri bwo igihe Herode yarwanyaga Yesu akivuka, ibaza umwana w'imyaka 2 n'igisaza cy'imyaka 70 na ibaza abandi 200 birenga 700 barapfuye kubera gahungu kamwe gusa. Uzi impamvu? Uyu munsi abakristo b'iki gihe basiga barabaye ba Herode, biyicira abahanuzi Imana bahagurukirijemo. Uyu munsi bamwe muri bo bagiye hanze y'igihugu, bari ku benefisa, abanyamahanga bari ku benefisa ku mavuta Imana yabahaye. Kubera iki? Ntituzi kubakunda, ntituzi kubasengera, ntituzi kubasupportinga. Iyo wamubonye acitse intege uramwambika, uramusengera, uramukuvura, kuko igisebo cye nicyo gisebo cyawe.
iyo abanyamahanga badutuka murebe iby'abarokore ntago batuka Jackson cya pastor runaka nawe bagushyiramo. Ni igihe kigeze kandi bimbabwira ntiwabyumva mu yandi madini nashatse kumeshoninga. They cover, barahisha, suko batagira intege nke, suko barabikora ariko they cover, barahisha. Ariko twebwe umuririmbyi yishimira kwambura undi busa, undi muntu ababye mu Mane tubabarira. Hano ndi kudiningana n'aba spiritual leaders n'abakristo. Reka mbabwize ukuri, iyo bakoze umurimo w'Imana bigononwa mwebwe ntacyo bibamarira. This is a clear by muzajye kubaza Bibiliya ntimuzambaze. Iki ni ikintu dufite abashumba benshi bafite akangononwa mu mitima yabo, ntibavuga. Agusengera avirirana, agusengera ibyo agusengerana atabivanye ku mutima, just ari ukukwikiza. Ugataha nta kintu cyakoretse. Uzi impamvu uje kumubwira uburyo ukeneye visa yo muri Amerika, abana be baburaye. Do you think aragusengera iki? To be honest, erega niyo bavuga ngo bakwaye batubuzi babaye bateka mutwe, nta mukozi w'Imana utangira ari umuteka mutwe, nta ubaho. Nimba nawe uzi ko bishoboka genda utangiza uzambwira. Ntago bibaho, ahubwo ahindukira mu nzira, amaze gutangira guhura n'ibikomere by'umuhamagaro, hatangiye guhura n'amagambo, hatangiye guhura n'amacumu. Ndahanura mamagara amazina ngira gutya na gutya, abana banjye baraburaye. Ni gute nta gutekenika ngo guvamo 500,000 wanze kuyamuha kuneza, none atangiye kugutekenika. Kandi igitangaje iyo babatekenise papa barayatanga. Uzi yahuye na sopai niniwa mu rusenge nk'urwo rufite stability, kuyatanga ni ikibazo. Ariko banze wumve niniwa bagutekenika nibibazo biri hano hanze nibi. Utekereza ko service nk'ikuba kugenda nk'i service uzi umuriro ushobora gusunika ino service y'amasangana nabareba gukuru mwasirimbaga. Uzi amafaranga ashaka kugenda kuri service imwe ariko gutanga make nta nubwo byakabereye bamwe umutwaro. Uzi impamvu mbifashe nka responsibility unakabifata make tukwegeranya ibintu byakoreka. Mwabonye amafaranga yasohotse muri cya giterane cya Joshua, sinari mareko nabonye amasheke naje dimashe mu gitondo. Mwabonye amafaranga yasohotse. Ikibazo abakristo ubu hari abantu batekereza ko ari prank. Zira sheke zari ntago zari prank, ni real, ni ibintu bifata. None ari nama kibashyiragaho, none se avaye nasi ibyo bakoze ni byiza cyangwa si byiza? Voilà ba fosweya nigiye mumenye mugeze kugira ngo muha agaciro iby'Imana yabahaye. Nukuri kose ko Imana yabahaye famille bishop, ko Imana yabahaye revera, man numugisha. Bajya bavuga akantu ngo ni mu Kinyarwanda umugani ngo uwambaye ikirezi mama, uwambaye ikirezi ntamenya ko umunsi wavuya nibwo uzamenya agaciro aha hantu hari hagufitiye. Abantu bari muri diaspora babyandika hariya, uyu munsi arabifuza nimujye bara travelinga baje hano ari urundi rukundo babakumbuye bumva bagiye gupfa. Kubera iki? Ibihe bagiri hano nta handi barabigirira. None uri kubyinjoyinga, uri kubitera. Ndebera mugenzi wa musekere mubwiye ngo ubaho ukuyobora mu izina rya Yesu. Munyeganyezo mwe ngo ujye wubaha abakuyobora mu izina rya Yesu. Atlise mumase kumva concept ya message yanjye. Now najya mvuga ikintu gikomeye hano. Buri muntu wese hano nandikana, before God builds a man he places him under man. Mbere yuko Imana yubaka umuntu ibanza kumushyira under y'umuntu. Iki ni ikintu buri muntu wese agomba kumenya. Mundebe muvuge ngo haleluya, muzamuke muvuge cyane ngo haleluya. Reka mvuga kakana, ahantu Imana ishaka kukugeza, muri kundeba, ahantu Imana ishaka kukugeza, ahantu Imana ishaka kugutwara, ntibizakunda Imana itagushyize munsi y'umuntu runaka. Kuko aho ushaka kujya, aho Imana ikujyana, ntago ari we wa mbere ugiye kuhagera, harabahageze kukuruta. Ikintu Imana ibigukorera igushyira munsi y'umuntu nukugira ngo ikugabanyirize ibikomere n'ibyo uzicuza.
kandi ntabwo mukumvishe. Imana igushize anda y'umuntu, munsi y'umuntu runaka, ibishaka ko ugabanya amakosa uzakora muri urwo rugendo, ukazanagabanya n'ibyo uzicuriza muri urwo rugendo. Reka mbaho urugero. Turi kumwe tuvuge ngo amen. Tekereza uri mu ishyamba, fata my imagination yawe, tekereza kuri mu ishyamba, ishyamba ry'inzitane. Ishyamba waribonye byakugora kugenda bisanzwe kubera ko ugenda uca inzira, siko bimeze. Noneho uhita utekereza umuntu ugukurikiye, muri mwe babiri ninde uzihuta? Nukurikiye inyuma. Dore ikibazo abakristo dusigaye dufite, ntidushaka gukurikira, turashaka badukurikire, kandi nta n'imbaraga zo guca inzira dufite. Aho kanumvikanye twese hano turashaka, no sinshaka kujya, no nanjye ndunyumvamo, hari ukuntu maze kubyumva, hari ukuntu Imana imaze kunganiriza, hari ukuntu maze, twese turashaka kujya guca inzira. Ariko Imana yareba capacity y'imitekerereze, yareba capacity y'umwuka, ati wo mwuka wawe capacity ufite nta n'umuntu waheka. Byonyine gusengera umuryango, umugabo n'abana babiri byakubijije icyuya, uzikorera umutwaro w'abantu 2,000. You can't. Hari abantu hano wahagushumba itorero iminsi 3 nanjye amasaha 3 akaba yabivuyemo hano muri rusengero, kuba no building gukodine. Uzagende wicaze mama bishop na baba bishop, ogete byagenze we, uzicaze revera kado muri kwe, bimeze bite? Harimo umuruho. Uzareba pastor niyo mpamvu benshi basaza kare. I'm telling you, uzi kwikorera abantu bangana gutya bisaba spiritual capacity, spiritual muscles. Ikibazo n'uburyo mutabitekereza nicyo mu, ariko reka mbakantu muze abantu abakristo kuri muri bitangaza, urebe capacity y'abakozi y'Imana, muvuge cyane ngo amen. Muri gufashwa, muri ko murafashwa binyuma. Dore ikintu gitangaje, ujye urebe iyo umukozi w'Imana ari kwakira abantu muri office, papa haruza akabate pastor waransengeye ibitangaza birakoreka. Ubwo pastor bimusaba kugira ngo amarangamutima ahita ajyana n'uwo muntu, sibyo? Hatireka mbwira hati oyo turagushimye Mana, nukuri ku Imana turanezerewe. Akivamo hakuzira pastor ubuzima ako kanya immediately pastor, oh my God, ihangane, yo igikazi ihangane. Ibaze kwakira abantu 20 bafite amarangamutima atandukanye ku munsi umwe. Wowe uri gisimba, uri umuntu. Reka mbabwize ukuri, ndabivuze mu cyubahiro, nimba hari abantu bakeneye vacances, nimba navuga nka vacances cyangwa se therapy, n'abashumba barimo. Ikibazo muraza mukabaririra, ariko bo badafite uwo bajya kuririra. Nkaho kubasengera, niyo mpamvu mutegetswe kubasengera kugira Imana ikomeze bambika imbaraga. Reka nkubaze uburyo murebe ukuntu twikunda, ni kanga usengera ababyeyi bawe, ni kanga usengera abashumba bawe. Tekereza. Church is quiet. Ubu message iri gutambuka ndayumvisha. Iki gihane muri aho, kanga usengera bishop, kanga usengera revera, kangahe? Kandi noneho mama hari ikintu kijye kintangaza, ibeshye rero ntumuha umwanya umubwiye ngo ndahuze. Ayi wawe abashumba b'iki gihe ngiye nago mbyumva. Reka mbabaze kwakira ba, reka ujye wivugira ntuzi umuruhuri hano. Nigeze kubwira abakristo banye bati ngiye iyo nza kumenya ko bijyanye, hari ukuntu Imana ikwereka kagati ni neza, ntago iguhishurirane. Iyo winjiye waca he, ibeshye rero ntumubonera umwanya. Ati ntibagikunda intama zabo, byagenze gutya. Do you think ari wowe ntama yonyine iba muri church? Kuba kubwiye gusa iki cyumwe simboneka, reka tugire ikindi kubera hari ama schedule y'abantu ngenda babaye, hari ababaye kukurusha, hari ababaye kukurusha. Ariko topic nk'izi muzi dutegurira papa, nukuri biba bikwiriye ko abakristo mubwizwa ukuri. Urashaka ko bagusura, sibyo? Urashaka ko bagusengera abana bawe, wowe uzaho umushumba wawe atuye.
ninde wari bwatekereze? Hano hari abantu baje nta cyerekezo cy'ubuzima, nta shuri, bitewe n'amavuta y'umubyeyi Imana yabashyize hejuru. Uyu munsi mwabaye abagabo, imyaka 10 baye uri munsi y'amavuta ye, nturazana n'akagift umubwiye ati papa ndagushimiye warakoze. Yaragusengeye, reba ibintu iterambere ryose ugezeho, imyaka 10, imyaka 5, ariko nta kintu na kimwe utekereza. Ntabyo yantumye, ndabiza abakristo. Erega mbatinzemo, ntago ari byo. Tuvuge ngo amen. Urareklama ko sociale ni nkunda, famille ni ransura. Wewe wasuye bangahe? Nta rukundo bagira, buri wese amenya ibye. Wewe wakunze nde, wasuye nde? Nuruhe ruhare rwawe? Basi reba ikidahari, basi wewe kizane. Kuki uhinduka? Kuki uba umuntu ubona negativist? Nta kindi ureba, ni kitagenda neza. Ibitagenda neza nawe nk'umwana mu rugo fata iya mbere. Reka mbabaze ikintu gitangaje. Iyo ugeze mu rugo ugasanga umwana yamenye ibyombo cyangwa se hano haranduye, uratongana uravuga ngo ninde wabikoze, ninde wabikoze, cyangwa ufata umwe ukatunganya. Kubikora mu muryango wawe udashobora kubikorera mu nzu y'Imana. Ubu hano hari abantu papa bari kuvuga ati Jackson yarasanzwe twigisha neza, sinzi ibyo yagiyemo. Niba ugiye kumva ko yajyaga twigisha moto iminsi yose si imwe, ararangiza ryari ndaje nsoze ariko banza wumva ibi. Ubu hari utangiye kuba arasoza ryari kubera biri hari cyanditswe kiri mu byakozwe n'ibice 2 ngo Petero bamaze kuzura umwuka wera. Petero haguruka arabwiriza ngo abo bagabo ngo ibyo yavuga ngo bibacumita. Niki kiri kuba? Ubaye muri force w'imyaka 5, imyaka ingahe, nta ruhare na rumwe, niyo ntebe wicayeho na participation. Wanze ko abantu ntibansura, ntibagira gute. Ubundi uri umwana mu rugo, uri umushyitsi, uri iki mu rugo? Ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Halo, tuvuge cyane ngo haleluya. Ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Naje gusanga mama, abashyitsi mu rugo barazimanirwa. Abakozi bo mu rugo bahabwa salary, barahembwa, ariko abana mu rugo bahabwa umurage. Nimba uri umushyitsi hano baraza kukuzimanira. Nkasubiremo ariko reka nkasubiremo papa. Umva, umushyitsi mu rugo baramuzimanira. Icyo kirumvikana. Bashaka gasituro, bagashaka ka omelette karaho, bikarangira gasubira akagenda. Ariko umwana mu rugo n'umukozi mu rugo arahembwa, siko bimeze. Nta kindi mu mupfana, ni cash no gukora akazi. Ariko umwana numuragwa. Reka nkubaze, uri kuragwa iki nk'umwana w'uru rugo? Mu gihe utari yumva ko uri umwana mu rugo, ukora inshingano z'umwana. Ngiye kubaha ikindi cyanditswe cyanyishe. Tuvuge cyane ngo amen. Iminota yanjye ndacyayifi, ariko iracyahari we, iracyahari. Ndeba mugezo wabwiye ati ntuhagurukaho. Mubwira ariko munyeganyiza mwe, ntuhaguruke. Iyo usomye muri Matayo ibice 3:13 hari icyanditswe nasanze ariko kimpesha umugisha. Matayo ibice 3:13. Very quickly media team. Matthew chapter 3 verse 13. Ndagira ngo twese turebe kuri screen, ariko Imana yatugiriye neza iduha urusengero rwiza. Ngaho murebe. Yesu, icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya hehe? Nago ndabumva ajya hehe? Asanga Yohana ngo agira ati nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari nge wari ukwiye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze. Akanumura kumvishe ikibazo gifite ireme. Umva igitangaje. Yesu aramusubiza ati emera ugire gute, ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Mwumva kagiye gukurikiraho ngo ahera ko agira ate. Next verse yanyishe ndahwera. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya
ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Mu yandi magambo, gufunguka kw'ijuru ntago byari biri mu ijuru, byari mu kwemera kwa Yohana. Ayiwewe, munyumve neza, muvuga amena mbabwira akantu. Hari ibintu, mukurikire gatoya, mwarambiwe. Hari ibintu dukurikije kino cyanditswe, hari ibintu mu isi y'umwuka bitava mu ijuru bikuzaho utemeye kujya munsi y'umuntu. Mu yandi magambo, ukeneye umuntu kugira ngo isi y'umwuka yawe gufunguke. Nimba uyu Yesu, umwana w'intama w'Imana, yaraciye bugufi kuri Yohana kugira ngo ijuru rifunguke, ibaze iyo Yohana byanga, umwuka ntiyari kumanuka, Yesu ntiyari kuba empowered. Uzi cyahise gikurikiraho mu bice bikurikiraho, icyabaye mu bice bine, Yesu ngo ahita mu butayu gusenga, ngo agaruka mu mbaraga, atangira gukoreshwa ibitangaza mu buryo budasanzwe. Mama, umva igitangaje, umurimo Yesu ntago yawutangiranye n'ibitangaza. Mundebe babwira akantu gakomeye, tuvuge cyane ngo amen. Umurimo Yesu yakoze ntago wigeze awutangira n'ibitangaza, yawutangiye no guca bugufi munsi y'umuntu. Ako kantu murakumvishe? Yesu ntiyigeze atangira akora ibitangaza, yatangiye aca bugufi, aganduka. Ako kantu karumvikanye? Yesu akiganduka, Yesu acyemera. Nimba Yesu yaraciye bugufi, wowe urinde. Agacira Yohana bugufi, wowe urinde papa. Noneho iyo bikubitanye, reka naka kantu nkavuga, ukuyobora mu mwuka umuruta nk'imyaka. Ayiwawa, ako kantu murakumvishe? Nk'ukuyobora mu mwuka iyo umurusha imyaka, umurusha ifaranga, umurusha imyaka, uzi kugira waciye bugufi. Yesu yatangiye aca bugufi, Yohana aramubatiza. My dear, Yohana ashobora no kuba yaramutindijemo, akabanza azamutse. Uzi igitangaje, ngo ijuru rirafunguka. Reka mbwize ukuri, barokore hari ibintu byanyu bitazafunguka until muciye bugufi munsi y'amavuta Imana yabashyize imbere. That's why iyo wubashye, hari ikintu cyabaye papa kuri iziti Ana yari yarabuze urubyaro, ajya mu misozi arasega biranga, atanga ibitambo biranga, kugeza igihe kimwe aho yacaga ajya ku misozi niho yinjiye mu rusengero, akubitana n'umugabo umutambyi yari yaraguye icyo gihe, ariko ko yari afite responsibility ku buzima bwa Ana, amubwira ijambo rimwe. Uzi ikigaragaza ko yari yaraguye, yabonye ukuntu ari gusenga, arabati iki cyasinze, uyu yasinze, kumva undi ntiyabasha. Ni gute umunyamwuka atabasha kumenya ikihaye kiriza umuntu? Uzi igitangaje, amaze kumubwira ati ntago wasinze, ati nagahinda. Undi aramubwira mu ntege nke Eli yararimo, mu bibazo byose Eli yararimo, yaramubwira ati genda, Imana haze kwifuza ku mutima wawe. Reka mbabaze, mwemeretse gukoma amashyi, reka mbabaze, Ana yarabyaye ntiyabyaye? Ubu gitangaje, utekereje ko inda yavuye ku Mana? Yego yavuye ku Mana, ariko iyo ataza kubona Eli yagombaga kuba hasi. Niyo mpamvu igihe yazamukiye ku musozi yari ataye Eli aho ngaho. Ndakavuze? Karumvikanye? Ako sizi impamvu nibanze kuri iki gihande cyane. Tuvuge ngo amen. Imana iri kubaganiriza. Ubwo ari mwe nahegereye cyane, wasanga hari nani. Muvuge cyane ngo amen. Reka mbabwize ukuri, nudaca bugufi munsi y'amavuta y'Imana yagushyize imbere ngo bagandukire uyakire, nukuri ko Imana hari ibintu bitazafunguka. Muribuka ya nkuru y'umushunemukazi, yari yarabuze urubyaro, ajya gusanga ngo yabonaga Elisa atambuka. Uzi cyabaye? Arabati ngo mbonye ko uyu muntu ari umuntu wera w'Imana, ngo amwubakira akazu ko hejuru. Iyo nkuru muribuka, ngo yajya akaza akashyikira akamuzimanira. Uzi cyabaye? Nyuma yo kumuzimanira, Elisa arabati ko uyu mugore amaze kutugira neza, niki twakora?
umugore amubaza ngo umve conversation uyu munsi nashaka kubaganira ijambo ry'Imana mu nkurikire. Araza aramubwira ati urifuza kumenyekana ibwami? Mu yandi magambo, njyewe mu mavuta Imana yampaye mfite ubushobozi bwo kuguhuza n'umwami. Aho kanwa kumvishe umugore amubwira ati oya, njyewe nibera mu bacu. Haramubwira urashaka iki? Njyewe mfite capacity yo kuguha buri kimwe cyose. Urumva iyo confidence? Undi aramubwira ati ntacyo. Gehazi araza aramubwira ati maze kubona ko nta mwana w'umuhungu. Undi aramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe. Ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Umwaka utaha nk'iki gihe. Ndakubaza umugore yarabyaye ntiyabyaye? Ndakubaza yarabyaye ntiyabyaye? Dore igitangaje, ninde wafunguye inda yiwe? Umuhanuzi. Dore igitangaje, igihe yongera agapfa yamusubije nde? Musoma Bibiliya. Igihe apfa umwana yamusubije umuhanuzi, akongera akamuzura. Mwari magambo yageramo ati ni wowe nkomoko y'umwana, ongera umusubize ibyo ugomba kumusubiza. Uzi impamvu? Mundebe barokore. Hari ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Mundebe. Hari ibintu mujya gushaka ku Mana byarashyizwe mu kanwa kabo yabahaye. Ukajya kwirirwa usaba Imana. Imana ikaba ati iyo abagabo rufungutse ku maso ukabona aho nabishyize. Niyo mpamvu ona ni ikintu kidasanzwe. Reka mbabwize kuri ba Kristo, nimushaka mugabanye kumva ibyo mwumva hano hanze. Mureke kwifatanya n'abanduye, mureke kwifatanya n'abandi. Byagenze gutya, byagenze kuriya, yego, ariko hari principles tudashobora kurenga. Ijuru ryawe, benshi abakristo benshi mugenda mu ijuru rifunze. Kubera iki? Ari mwe mwaryifungiye, kubera iki mwanze kumvira ab'Imana yabashyize imbere. Umuhamagaro wawe wabaye stuck kubera ko nta hantu submitting. Mvuga akantu gakomeye. Amen. Mvuga akantu gakomeye. Tuvuge cyane amen. Joshua, muvuye muri Joshua generation, yagize nde? Moses. Elisa yagize, Yesu ubwe yagize Yohana. Kave mu isezerano rya kera. Yesu ubwe yagize Yohana. Paulo yagize Gamariyeli. Murangurukira neza. Timoteyo yagize Paulo. Tito yagize Paulo. Wowe wagize nde? Wowe wagize nde? Something is wrong. Muzi ko dufite abakristo papa adafite umuntu namucyaha. Yes, ibi ni bibazo bikomeye. Nufite umuntu kubwa wicacanga, niyo mpamvu wisanga mu mafuti menshi. Kubera iki? Wanze wigize umurebere, wanze. Reka mvuga ikintu gikomeye. Muzi ko icyaha cya mbere cyabaye ku isi no mu ijuru. Icyaha cya mbere cyabaye mu ijuru gisa n'icya mbere cyabaye ku isi. Mwe mubizi? Icyaha cya mbere cyabaye mu ijuru ni ukwigomeka. Ku isi icyabaye cya Adamu na Eva kwari ukwigomeka. Iteka rebellion, uyu mwuka wo kwigomeka wica byinshi. Dufite abakristo uyu munsi batagirwa inama. Nta muntu n'umwe ufite kuvuga wicanga canga. Nta nuwo nawe ufite. Mundebe, mwireba ku ruhande, mundebe nimwe natumweho. Nta nubwo ufite umuntu wicazwa mate ko ngiye gukora iki niki. Ese Imana irabivugaho iki? Mungira inama, wifatira imyanzuro. Niyo mpamvu ingaruka z'imyanzuro zigukubita. Wandika bate hara namugisha uhari, hara naragenze ntisinashubizwa. Niwe wiroshye mu mwobo kubera ko utarigeze ukunda kurerwa. Wigize ikigenge, ntago ushaka kurerwa, nushaka gucyahwa. Baririmbyi mudashaka gutozwa, mudashaka no gucyahwa. Ngo nanjye maze kugira izina irihe. Ejo bundi views ibihumbi 3 ziragusajije mu bwongo. Ugahita wumva uragiye. Ngo ndi man of God, umukozi w'Imana. Reka mbabwize ukuri bwoko bw'Imana. Ni igihe kigeze kujya tureka uyu mwuka wo kwigenga. Twige kwitoza, twige kurerwa. Twemere mentorship. Amaki yo numva nta kibazo. Mwe munkurikire tu. Ba Kristo. Najya ngusaba iki kintu. Va mu kwigomeka. Usenga igihe ushakiye, ubyuka igihe ushakiye, nta muntu ushinzwe ubuzima bwawe. Nushatse kubaza ese bine no nta mpamvu. Urugo n'urwanjye uko ndutwara ndabizi.
ntuziko kubera kutarerwa kwawe uzatuma abantu benshi baba victime y'ibyo bintu utekereza. Uyu munsi dufite ingo z'abakristo zasenyutse, iyo baza kumvira, iyo baza kugisha inama ntabwo rwari gusenyuka, ariko kubera ubwibone no kuvuga ati no bishop yambwira iki, reverend yambwira iki, runaka nanjye narahamagawe, nanjye Imana iramvugisha. Imana ishobora kukuvugisha, ariko ibyikuvugisha bitandukanye n'ibyimuvugisha. Njye numva n'abakristo ahubwo banantangaza, ukaza akavuga pastor Imana yambwiye ngiye gutangira kubwiriza amahanga menshi. Ni gute Imana ikubwira ibintu itaratinyuka ngiye kubimbwira, ngiye ukureberera mu buryo bw'umwuka? Ndakavuze mukemere se no njye Imana yambwiye ko ndi pastor, so ugomba kunsiga amavuta y'ubupasiteri. Ni gute Imana ikubwira wowe itinyutse? Murazi ikintu cyabaye hagati ya Samuel na Eli? Mvuga ikintu gikomeye. Haleluya! Tuzamura ibiganza tuvuge ngo haleluya haleluya. Ariko zamura ibiganza cyane uvuge ngo haleluya. Uzi ikintu cyabaye hagati ya Eli na Samuel? Imana yashakaga kuvugisha Samuel arikaza mu ijwi rya Eli, kuko Imana nitanga confusion. Niyo mpamvu Samuel icyo yumvaga ijwi rya Eli, akazamuka akajya kumwitaba. Erakamati ntago nkwamagaye, subirayo. Asubiyeyo Imana yongera muvugisha, aragaruka ati muramamagaye. Era itasobanura ati nsobanukiwe protokole y'ubumana. Niyongera kuguhamagara umubwiye ngo karame mwami ndi hano. Reka nkubaze, ni Imana ikuvugisha, munkurikire ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Ni Imana ikuvugishije, ikuvugisha mu ijwi ry'ukurera mu buryo bw'umwuka. Ariko ndakavuze igitangaje ni uburyo wumva ibyawe, noneho ukaza ugateza confusion mu bandi bakristo, ukegeranya agakundi k'abantu bangaye mu masengesho. Imana yanganije, ukazajya gusanga ibibazo byabaye ibibazo bitewe n'umuntu ngo nagize inzozi. Kera tukiga segonderi hari umunani naboka cyane, hari umukobwa w'umunani cyane yazaga kuzura umwuka wera agatangira agahanura. Kati Imana yambwiye gutya, ko natwe tugikira twati yo Imana igiye kuvuga. None umva yatangiraga avuga mu ndimi, tweza muceceke, igiye kuvuga. Kandi nawe iyo yatangira avuga iyera iravuze iti. None wakumva ko iyera igiye kuvuga ugahita uhahamuka. None dubyitangaje akatwegeka ati iravuze gutya na gutya, twabati amina. None igihe kimwe aza kuza yacitse intege, kumbe ibyo yatubwiraga iyera yavuze yagendaga kabumbura Bibiliya. Wenda kaza katuga nka Yesaya 30 tukavuga ngo byukura bagirane umucyo wanyuraje Imana igiye kuba twabati amina. Umunsi raza kugwa ku cyanditswe kivuga ngo nzabarimbura. Aza twabati iyera iri kuvuga iki? Ati dufite abantu bari gucukwa n'abantu banga Imana yababwiye. Ni gute umuntu aza kuvuga ngo Imana yambwiye so mu mwuka nta kintu Imana iramubwira? Bishoboka bite? Mwebwe nimukora muri professional world hano hanze, ntago hari icyo bita channel of command. Kuba ndi CEO ntibintegeka kuza kubwira umuplanto ngo ukora iki n'iki. No, ncaho bigomba kunyura. Nicyo bita protocol. Do you think mwijuru na protocol yari? No, there is always a divine order. Ndakavuze, reka mbabwize ukuri, tangira utekereza uburyo ya ndwara yawe bagusengeye tarakira. Something is wrong. Ikibazo si amavuta, ikibazo ni uwakira. Tangira utekereza igihe bagusengeye ngo akazi gaboneke, n'uyu munsi nothing. Think again. Ndaje dusoze, mwarambiwe? Bimwe mu bintu tugomba kwiyambura n'uyu mwuka wo kuva turabarebere. Reka mbabwize ukuri, hari umuntu ushaka gutegeka ati ngo no njyewe ntago ndi umurebere, njye ntago menya ndumvira. Najya nkubaze, wumvira ku ruhe rugero? Dore ikibazo abanyarwanda dufite, dore ikibazo church y'u Rwanda ifite. Twanze gufata ab'Imana yaduhaye. Ikintangaje, ngiye kuvuga ikintu gikomeye mu gitekerezeho.
ikintangaje n'uburyo abakozi b'Imana muri iki gihugu mumurike neza en general mu itorero ry'u Rwanda iyo bagiye hanze bakoreshwa ibintu bikomeye batajya bakoreshwa hano. Ntabwo murabiromarika ibyo bintu ukabona testimony ubuhamya bwawe kibaza ibikorekeye ahandi ko bidakorekera hano. Ikibatandukanya mwaramenyereye, twaramenyereye icyo Imana yaduhaye. Bakristo, nta kintu kibi nk'umukristo watangiye kumenyera inzu y'Imana. Nta kintu kibi nk'umukristo muzi ko uyu munsi abakristo basigaye baramenyere ku buryo bazi na programme ukuntu igenda. Akaba yicaye hano buragiye kugira agiye gusimba iminota 2 yakira umuvuga butumwa baraza kwakira amaturo biraza kugera. Donc gahunda zose we bati ndaza kuza undi akabati no nituri bwigishe ni runaka uriya no ntamugatagira ntawe uriya wabona undaje ngo hari umuriro mukozi w'Imana w'imbaraga. Reka mbwize ukuri ushaka kwitabira uwo mukozi w'Imana w'imbaraga ugatana wa undi wasuzuguye kumbi ni w'Imana yakumbaga kunyuzamo. Uyu munsi hari abantu basiba amateraniro kubera fish uwo yabonye kata uriya ngo hari ukuntu amaraso yange nawe tahuza sawa. Hari ukuntu bidahura ngo turakura ngo ndamwumva mwuka nkamushaka nkamubura. Umwuka wawe ufite ikibazo. Uzi ikibazo hano kiri twamenyereye ibintu by'Imana. Nshatse nasoza ibi birahagije. Nagombaga kubaha kizi 3 ariko tuzakomeza. Reka mbabwize ukuri bakristo, taha iki kintu Banyarwanda, church y'u Rwanda ndabiza benshi barankurikiye. Twongeye tugaruke ku muco kubaha ab'Imana yadushyize imbere. Reka mbabwize ukuri ntago mubikora kugira ngo muduhimbaze. Hari abandi nabo nayo ngomba gushyira no balance. Hari nabandi nabo bumva ko bubashywe bagahita bigira Imana. Ibyo nabyo si byo. Ako karumvikanye kuko hari umuntu bubaha agahita yumva ndavuze ngo Imana na ibyo nabyo nuburi bere mu bundi buryo. Nta gufata avantage ya ona abantu baguhaye nurangiza wigira ikintu kidakorwaho. No ntago ari byo. Ibyo nabyo ntago ari byo kuko hari abaprofitiramo bakamanipira abantu. Murankurikira bakamanipira abantu. Niyo mpamvu ugiye guha ona yawe banza ugire discernement. How can I call discernment spirit? Nukugira umwuka urondora ukamenya who is this person. Reka mbahakana ugiye guha ona yawe ugiye kubaha we afite uwo acira munsi. Niba ntawe something is wrong. Nkasobanure muyani magambo nimba nawe ushaka ko bakubaha cyane nk'umukozi w'Imana wowe ucira bugufi nde ninde ugukosora. Dufite abakozi b'Imana benshi bari gukora amafuti muri iki gihugu ko batigeze barerwa batigeze bigishwa. Benshi muzabona hano ko ma internet n'abandi bavuga ibintu by'ubupfafa udashobora gusobanura. Uzamubaze uyu ninde wakureze ntashobora kumumensha ninde wigiye ku birenge byande. Nawe abo nibo bari kuduteza ibibazo uyu munsi. Ikimbabaza n'uburyo mwe bw'abakristo namwe mwirirwa mubareba. Noneho abazima mukareka kubashyigikira. Ibintu byarivanze sinzi ukuntu byagenze. Haya irondo ngo nanuze ngo byarivanze. Donc usanga ibintu byarivanze. Ikimbabaza n'uburyo abazima mu batera amabuye. None se urambwira muri iki gihugu nta bazima bahari nta n'ibipfu bihari. Ariko ikibabaje n'uburyo abazima murabakubita n'abandi. Hari umbona ngo ni pastor nkumva nkawe ariko nk'Imana y'itorero gereza. Ayi wewe hano umuntu uvuga ngo pastor ntiwarezwe ntiwatojwe nta byanditswe uzi nta. Paul abwira Timoteyo hanshakira mu office. Paul abwira Timoteyo aravuga ngo umuntu ugomba kwimikishwa amavuta cyangwa agomba kuyobora agomba kuba ari intungane ngagomba mu cyo bakoresheje ngo blameless.
nta mugayo. Nshaka iki cyanditswe tugisome. Ngo irya mbere ya byose, ngo nuko rero mwana wanjye. Wabonye ukuntu Paul atangiye avuga ngo mwana wanjye? Mbere ko dukomeza karakantu murakabonye? Ninde wakwita mwana wanjye? Ufite umubyeyi kwita mwana wanjye? Something is wrong. Nimba ntawe. Karumvikanya ku kantu. Abwira mwana wanjye Timoteyo. Yari umukozi w'Imana. Timoteyo yari yabuye itorero ry'Abaefeso. Yari itorero rikomeye cyane. Kiriya gihe cya Minor cya Asia Minor. Ubu ni Tunisia uyu munsi. Umva ikintu yabaye. Ngo nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Yesu Kristo. Komeza. Kurikira. Kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi, ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubigiza. Komeza. Ujye ufatanya nanjye. No. Harya hambere. Harya hambere. Ariko. Ngo irya mbere ya byose ndaguhugurira kwinginga abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira. Komeza turebe. Mufise n'ibiki cyanditswe. Ariko cyane abami na umuntu ushaka kuba. That's the verse. Murebe. Ngo iri jambo ni ryo kwizerwa. Ngo umuntu nashaka kuba iki? Umwepiskopi. Iyo usomye mu yandi version usanga bakoresha pastors, evangelists. Ushaka gukora umurimo w'Imana, muze murebe ikintu twatakaje mu gihugu cyacu cy'abakozi b'Imana. Murakibona? Umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza pe. Komeza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba number 1. Akwiriye kuba iki? Ariko mwavuze cyane number 1 agomba kuba iki? Inyangamugayo. Ni umuntu utagirana ibibazo na societe. Ni umuntu w'inyangamugayo. Buri wese abona haba uyu muntu ni inyangamugayo. Baba bataramwimika. Inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore. Ahantu harimo akantu, harimo umugore umwe abe adakunda iki? Ibisindisha. Ako iki cyanditswe muri kucyumva? Mwumvishe namwe utekereza ushyire utangira ureba abapasiteri bamwe namwe dufite. Si bose. Aho umupasiteri bafite amateraniro ukamusanga mu gitondo ari kunywa coffee shop cyari kunywa utundi tuntu ari gutera inkuru ntiyasenze narumva ikimana ivuga kuri iryo teraniro ari muri coffee shop. Ndabizi babankurikiye isoni zigukora huri. Iteraniro ni ikintu cyo kubaha. Ugomba kwirirwa mu cyumba cy'akamana. Mbwira niki bakeneye. Guhagarara ukabwiriza abantu bangana gutya ntushaka kumenya buri kibazo buri wese bafite. Ariko hari ukuntu ushaka kuvuga isaha imwe buri muntu wese agakuramo ibye akajya. Ariko ntiwabimenya utabaye ku gicaniro. Hari wigeze kuntumira. I'm so sorry to say this. Hari wigeze kuntumira. Nko mu gitondo ambwira amasani bagenda base uri hehe? Ko numva uri mu rusako. Ati arabashumba bishye turi kuganira atahubwo ngwino dusa. Ufite iteraniro tugeze saa 8 urifite saa 12 uri kuganira. Kanikomereza ibyo nta karagaciyemo. Subirizaho. Handitswe tugeze. Umugore umwe abadakunda ibisindisha wirinda. Ugira gahunda mu kubaho. Ugira iki? Ukunda gucumbikira iki? Ibibyo nta. Reka twikomereze. Ufite iki? Apana ubwenge budasanzwe. Ufite iki? Ubwenge bwo kwigisha. This is what I wanted. Ufite ubwenge bw'iki? Mu yandi magambo ntabwo ushobora guhagarara imbere y'abantu ngo urabwiriza udafite ubwenge. How to teach people. Ni gute wigisha abantu bakagira icyo bumva? Kuko wasirimbye, kuko wasenze cyane ngo fata gatutu ubwirize. Ntabwo ari byo. Agomba kuba yaratraininzwe afite ubwenge bwo kwigisha. Ni gute bigisha? Niyo mpamvu dufite abavuga benshi ariko impact zero. Kuba warahamagawe ntibivuga ngo ufite ubwenge bwo kwigisha. Ubwenge barabushaka.
understanding mu zindi versions, understanding how to teach. Iki nicyo kibazo dufite. Benshi twitwa turabapasi ariko bamwimitse kubera icyacuma atanga. Aho kantu karumvikanye, bamwimitse kugira ngo atazasohoka mu nzu y'Imana kubera insecurity. Muzi ko insecurity iri gutuma abantu biba abapasiteri. Niyo mpamvu nyuma y'umwaka umwe, nyuma y'amezi 3 babimitse badukoze isoni. Noneho ikimbabaza n'uburyo abantu bose babafata bakashyira mu gatero kamwe. Abapasiteri bose bameze gutya, ntago ari byo. Reka mvuge iki kintu, buri sector mu ndebe mvuye kuvuga ikintu gikomeye. Buri sector yose ifitemo abazima, ifitemo n'abapfu. Government harimo abazima, harimo n'abapfu. Social media cyangwa se mu miryango, buri musozi wose, muri business harimo abazima, harimo n'ibibandi. Ni gute ushobora gufata church ibintu byose ukabihuza bati never? Ntago ari byo. Ntago tubona bariye buswa babafunga, ntaba ministers murabona basohoka, ntaba members of parliament kubera icupa batakaza. Twagira ku bapasiteri ngo nta numwe muzimu hari, uri kwishuka, urishuka. Harimo abazima, hari abantu bakorera Imana with integrity, bafite ubunyangamugayo, bumvishijwe ry'Imana, bakorera Imana bataramira ibindi bintu, badatekereza izindi nyungu, batekereza ku Mana yabahamagaye. Birababaza gufata abazima ukabahuza n'abapfu ugashyira muri box imwe ugakubita. Ntago tuzabyemera. Mbaye clear? Ikindi bakristo namwe muhe proud y'ibyo mwizera. Umuzima mu mushyigikire, mwo kwica ab'Imana iri kubahagurutsamo. Mubakunde, mubasure, mubaposting, abukunda mubona ari bazima, mubinkarajinge. Mwikwemera kwisi, mwikwemera ko Satani yica ab'Imana yabahagurukije. Ikimbabaza n'uburyo hari n'igihe Satani akoresha bari mu nzu y'Imana akaba ari mwe mwicira abakozi b'Imana. Uyava kwa Satani mwajyanyeyo, mwahuriyeyo, mwankurikije ibitangaza akoreshwa. Ni reka mbabaze, Satani kuki mwamuhaye imbaraga kuruta Imana? Satani imbaraga agira azikura mu bujiji bwacu. Kuba hari ikintu utazi nibyo biha Satani imbaraga. Satani nta mbaraga afite kuko Kristo yaramutsinze. Iyo ntsinzi niyo tugenderaho. Umuntu yamusenyakiza ngo sidasigikira, rego umuntu akajya kuri social media agakora content. Ntago ari byo, ntago bibaho. Bagiye kuzimu, bagiye Nigeria, bagiye nawe uzajye uzubikorere ko bikunda. Ibyo mwabibona bari kwatakinga abakozi b'Imana, ukabireba nawe ugaceceka. Bakubaza ko urareba hari kuno abakozi b'Imana ibyage by'uyu munsi iki bihagararemo ni ibyaso nk'umwana mu rugo bidefande. Hari ibintu udashobora kuzumbwira ngewe, ntibibaho. Kozi Imana yagiye kuzimu, ntaramwibonera ajyayo. Yaryamanye n'uyu, yanyweye ibi, yagize yego ko Mana, yego ko nawe se ukumva amabwire nkayo ngayo. Kandi ikimbabaza papa, reka nkavugerega natwe tuba tubonye umwanya. Ikimbabaza n'uburyo nta bantu nta kivugira tugira. Barakuvuga ntushobora guhagarara ngo wiregure ukabigumana kubera umuhamagaro wawe. Niko gahinda. Uzi turamutse dutoboye ngo tukavuga, we have a lot. Niyo mpamvu bakorana n'akangononwa kubera iki? Ibikomere batejwe n'abakristo birereye. Uzikurera umwana ukamuvana hasi, ukamwempowaringa, ukamuha agatutu, ukamukuza, yamara kugera hejuru agahita yatangira kukurebera ku rutugu. Niyo mpamvu abakozi Imana ntago bakizera, ntago tubizera kuko abo twabanje kwizera ibyo badukoze turabizi. Umva icyo kintu, ariko tugomba kurenga urwo rwego. Nimba runaka yarahemutse, si ngombwa ngo abandi babe victime y'ibyundi yakoze. Ntago abantu bose bameze gutyo. Twese dukeneye, najya mbereka ikintu, ari abayobozi b'umwuka, ari abakristo, twese niturishyashya duce bugufi tubane twese. That's it. Uranyeneye sorry, uranyeneye nanjye ndagukeneye. That's it. Ni kangahe usengera bakuyobora mu mwuka? Ni kangahe ubatekerezaho? Ni kangahe? Tugiye gusenga. Dore ibibazo dufite muri iki gihugu. N'abitwa abakozi b'Imana ntibigeze barerwa, ntibigeze batozwa. Uramwe umuntu atanga icyo afite,
azatanga iki kindi? Azajya kuri social media yirirwa avuga ibintu by'amafuti. Noneho ikimbabaza, umubonye wese atekereze ko nta bazima bahari. Wewe abazima barahari, bakorera Imana with integrity, barahari. Always haba hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Always. Ntago cyari igihe cya Eliya gusa, no. Bakristo najya tugaruke ku rufatiro, dukunda abakozi b'Imana. Ab'Imana yabashyize imbere muri Fosoya, mubakunde mubashyigikire. Abo mubona Imana ihagurukije muri iki gihugu cyacu, mubakunde mubasengere. Mubasengere. Intambara bari nyinshi. Reka mvuga akarakana nkorezaho. Intambara abakozi b'Imana barwana nabo. Hello. Tuvuge cyane ngo amen. Ubwo iyo ntari kuvuga umuriro akira receive, ubu ntago mwafashwa. Reka mvuga akakantu. Satani impamvu atera abakozi b'Imana cyane, mama, abazi neza ngo uyu nagwa hasi aragwana n'abandi bantu 300. Mani magambo, concentration yose ya Satani ikajya ku muntu umwe. Niyo mpamvu wowe kwatatse niyo wagusha 2 n'abantu 3 muririmbana. Ariko ndaguye ni igihiriri cyose kigira gute. Niyo mpamvu mugomba guhaguruka mugasengera b'Imana yabahaye. Tuvuge cyane ngo amen. Muribuka is it Mose? Yes, igihe Mose yaragiye ku rugamba, Aroni na Kuro bakaza bakazamura ibiganza. Ku rugamba bagiraga gute? Iyo baruhaga bakashyira hasi, byagendaga gute? Nimba ushaka kunesha, fata amaboko uwagushyizwe imbere. That's it. Muhaguruke dusenge. Haguruka ku maguru yawe dukomere Yesu amashyi, ubundi dusenga. Hari abantu banezerewe, tuvuge ngo amen. Ai, ningaruka tuzongera tujye muri moto. Ariko iyi topic yashakaga kubanza kwiga. Twige. Ikindi mbwire generation yanjye, tugomba kwemera tugaca bugufi, tukarerwa. Papa, hari igihe umuntu ashobora guhagarara no ku gatuti ukamureba uburyo avugamo, hatu yararezwe, uyu ntiyigeze arerwa. Nagira ngo uyu mugoroba nsoreze kuri iki kintu. This is apostolic mission. Mwurikiye neza. Dufite ikibazo mama cy'ababyeyi n'abana. Harimo gap. This is a serious business. Church, nimushaka musenge. Aba intercessors nimushaka mwinginge. Uyu munsi hagati y'abari kuzamuka n'abari gusoza harimo gap. Baravuga ntibumve, abandi ko bati no ko tutigeze tubabona. Donc harimo conflict. Nakavuze ibintu byinshi. I wish nagira liberty yo kuvuga ibintu byose mfite ku mutima. Gusa hari ibyo wavuga ukabona si byiza. Reka mbabwize ukuri. Torero ry'Imana, nimushake mureke twengere dusubire ku rufatiro. Twemere turerwe. Nushaka urwanye ubwo bwibone, nushaka urwanye ubwo burebere. Satani yarabugize, reba icyo yahindutsemo. Adamu na Eva barabugize, reba ibibazo bazanye mu isi. Iyo tutagira Adamu wa kabiri byari kurangira bite? Ndagira nkubwira iki kintu. Reka ubwo burebere. Emera gutozwa, emera kurerwa. Uzareba uburyo ukura, uzareba uburyo umuhamagaro wawe ukura. Hai, humiriza ku maso yawe, humiriza ku maso yawe, humiriza ku maso yawe. Tangira utekereze ahantu wagiye utsindirwa. Maybe ntusengera abakuyobora, maybe ntuha umwanya wo kwigishwa. Ukeneye kongera kwitekerezaho. Tukiri muri uyu mwuka, munyemerere nsabe Revera Papa Kado aze adusengere. Iyi message yinjire mu mitima yacu. Ndakwinginze, tuzagaruka ubutaha maybe dukore ibirenze ibi. Ariko uyu mugoroba isengesho ryanjye nuko buri mukristo wese agaruka ku rufatiro rwo kubaha, rwo kuganduka no kumvira ab'Imana yamushyize imbere. Papa, dusengere cyane.